nkakani kandi kabakaza kamfata mu maso mana yanjye nkawe urinde umfata mu maso kabantu nimujyamo nireba sheri ntabwo nabibonye mama meze uteze ntabwo ari wowe mama narimvuze ubu narinzi yuko ari undi muntu amakuru se Mese shishbe. Ngiye wese kura kwera. Oya, ahubwo ndimo kwivugisha ntago ari wowe nokuri. Amahano yasuzugura kwera. Oya. Nokuri nawe nsuzugura. Asubwo wibonye iki kwera. Oya ntacyo pe. Ni ikibero cyiza ni iki? Kibero ko ndagifite n'ubusanzwe. Hari icyo ugira se wowe? Ugifite kibigwa kwiyemera. Imana yaguhaye iba yaraguhaye. Please no sheri ntabwo ariko bigenda. Oya. Harya ngo bakuriye rimwe ntabwo gukonje. Yego ko yawanagaruka ariko. Wagaruka pe. Ugabanye kwiyemera woroshyemo. Oya. Ntago ari we nari mvuze pe. Ntago ari wowe. Ubuzima wikomeje urameneka please. Oya. Jewe nivugishaga. Ntago ari we nari mvuze. Hari ukuntu wicara urimo gutekereza ukavuga nk'ikintu runaka. Then wabaye iki gituma ugira ubwo burakari bungana gutyo. Oya nyine ni umusista yaraje arara mu rugo ararangije mu gitondo atwara ibintu byanjye ndabavuga imyenda n'utundi tuntu niwe nari ndimo nyine. Then reaction z'uwo musista abaringiye ziza. Oya ariko mama nuko nawe nyine uje ntabizi ukamfata mu maso kubira n'ibyo bintu ndimo ntekereza bigatuma nyine bigenda gutyo. Gusa sorry. Wihangane. Ndababaye. Yamwe kuri wihangane. Ntago ari wowe pe. Se singusobanuriye. Okay, nari. Ariko warumeze neza. Shameze neza nta kibazo mama. Gusa ndabona ukomeje kuba neza. Ikirero. Ntacyo nari ntwaye. Kabisa ni fresh. Ntacyo nari ntwaye Imana yarampaye. Nampamvu. Gusa nayo ngufumbuye. Niyo mpamvu naje muri buriya buryo. Nayo ngukumbuye sana. Shamana nanjye nari ngukumbuye. Komeza uteze. Meze neza kabisa. Tugenze twende rwagenze neza. Rwagenze neza, ibintu ni fresh. Yego. Urabibona nawe. Usuzanye iki? Uzanye. Sheri ngufite ka surprise. Akahe uzanye iki? Umuntu aza kureba umuntu nta n'ikintu azanye. Akabungu ubu mwabaye muto. Sheri byonyine kumbonye ntabwo ari surprise. Wankubonye rose uzanye iki? Nese bari witeguye ko ndibuze. Oya ariko wowe wagiye kuza barabiteguye ni icyo uzanye. Please sinzi niba ukunda iki. Nimba nta buraye ntabwo ubizi, nimba nabwiriwe ntabwo ubizi, uraje gusa ngo urankumva. Ase feeling zawe nizihe? Reaction ise no kumva mfite ikintu nshaka bihuriye. Icyo ushaka. Uraje gusa uraje nta kintu uzanye nta envelope nta kabombo nguje kureba ngo umugore wawe ubusuje ndibaza niki gituma wigira uko nguko kwera nigira gutyo se ubu ngenje iwanyu naza nta kintu nzanye ngize ukuri uraje nk'usheri ndabikunda nta nisonire ubwo suzanye iki please uzanye iki I don't know waje se udateze moto nta kamoto wateze oya birumvikana ayo wategesheje se ntayo wasaguye ntago motari yakugaruriye ko wihutisha ibintu aho kukimwumva ko urukundo ari ukwirwa muganira urukundo umeze ute wariye wangu kugira ngo wabitetse cyangwa wabihaye umva se shushbe turacyatangira please turacyatangira nyine ni iki kigaragaza yuko unkunda ngiye nicyo nkubaza ntacyo urabona ndacyatangira ubundi rero uyu muntu akunda undi umva nkubwire uyu muntu akunda undi icyambere ushaka kugura akabombo ko gugati ushaka kugura shokora ushobora kugura nuza pome ushobora kugura tubuto ukanzanira tuzagenda gake sinzi utwo tubuto tumaranye iminota ingahe shiri tumaranye iminota ingahe ku buryo uzi neza icyo mfite uzi n'icyo nazanye rose hari baguzanye iri hehe sinzi ikintu mugira ase ahubwo abahungu bobu nimwe mwananiranye uje kureba umuntu nta kintu uzanye uraje gusuza ngo urankumbuye ngo ase sheri tuzagake ako kabi kawe rimwe ryonyine wampayo nicyo gituma umfatwa wiboneye tuko niboneye nasuzanye iki please utanyubashye
akubona se nkuheke kukubaha no kuguheka kukubaha no gujyara kucyapa nkajya mwerekana yuko je musinda mukunda kire itangazo oya none sasa wowe kubera ikibero cyiza cy'inzobe ikini ndagifite urumva ndagifite wishongora ukumva ko kuba nyifite rero nanjye ugomba kunyubaha ukagira ikintu nzanira ukagira ikintu nyereka kigagaza yuko unkunda nenge kuza n'amatelefone n'ubusaha nazo ubwari bwo none se ngiye urabona ndi umusore uraho uciritse udafatika uri iki niki guciririka ngiye ndeba iki icyambere nabikubwiye uba uciritse simbizi nimba uciritse mudaciritse ntabwo ibyo giye bindeba icyo nshaka no kuvuga ngo wazanye iki gituma unyereka ko nkunda please bebe ujya kubaza icyo umuntu yazanye yakuzaniye ntabwo ugenda muri ubwo umva abahungu nkamwe ndabahaze mungezaho please wikwigira uko kuko akatabuze mu rutoki niki namakoma ndabizi ko atari amakoma iyo hatabari ari amakoma ntubuje hano waje gukora iki kuba naje urumva waje gukora iki sinaguhamagaye urumva nomero yawe narayisibye uzinyifatishwa mu maso nguru nere ngukumbuye uzanye ikizi ubupantaro uzanye n'ubwo bukweto se nibwo aza kundatisha jewe urirati oya ntago ari ukwirata mujye muhabana agaciro nimba umuntu ubizi neza katabi wabo niyo nabamba mu rugo kwanza ubu ufite kuza ufite ikintu nzaniye nuko nanjye nje iwanyu ntago naza nta kintu nikoreye ahubwo abahungu bumuzana mwumva amagambo ari yakurura umuntu hirwa umagararaho nkukumera ko cyese nibi sheri urantunguye icyo nibi igorani isoni n'undi yakigera urumva nimba rero yakigira umva nkubwire nimba yanakigira urumva ndabizi ko abakobwa benshi bahari iki gihugu gifite abakobwa beza kandi ntabwo uba waranjeho uba waranyihoreye urabizi ukunda n'impamvu najangaha urazi impamvu najangaha ngiye umva mungeza hado si uko ntari bujya handi gusa nuko wowe uri umuntu wawe aho rero wakabaye ujyayo aho wakabaye ujyayo aho ngaho wakabaye ujyayo ho bari kuba ntagiyeyo urumva kuba ntagiyeyo nuko nanyuzwe nawe na service wampaye narayishimiye please umva rero nkubwire ngiye icyo nakubwiye niki wanyikorereye ngunyereka ko nkunda genda gake niyo mpara se urayikuramo uyisige ngiye nyambara kuva twamenyana nta kado yawe nzi nta anniversaire yawe nzi nta saha nzi nta gakweto nzi nta rwara wansigiye usanga nazisize nta telefone dore nayo narayiguriye nose umaze iki mu buzima ni icyo umaze sheri please ukarara kuri matero utaguze ku nzu utishyura ku mashuka utaguze amazi ukaraba ashyushye utaza haba yavuye kugira ngo ndagukunda ubazanye ikizi ese ubundi byo kujya ujya ubuzi ko bitahashywe ese ubundi kamubaza iswima ukarabiramo ubuzi ko yaguzwe iki yaratoraguye sheri ni wowe cyangwa se wanyweye iki ndeba undebe ni njyewe uhere ku mutwe ugeze ku maguru none se ni njyewe please what's kwa mbere waraje kwa gatandatu uraza kwa kane ukindi uraza nta kintu na kimwe urazana uraza gusa mu nzu yanjye nishyura ndumva umeze nka rikoda buri action yose ura recording oya genda mujye mwiyubaha nimukaza mubunza ubwo muza basi urifuza iki ngiye nta n'ikintu kirenze mba nifuza nakubwiye icyambere ubaye ukunda umuntu ushaka kumuzanira yogati ushaka kumuzanira amata y'inyange ushaka kumuzanira juice ushaka kumuzanira akantu gatoya ariko wowe buri munsi uraza wajya nta nubwo ugira urara jya kumva nkumva urimo urakomanga naje kugusura ese nta wanyugira ese ubundi nta n'umwanya w'iwanyu ugira ahubwo buri munsi nukuza unkonsoma nibyo nabonye ukabikora basi sheri urumva mbwira icyo unyifuza we please nge I'm ready ikintu ushakaho icyambere agafuka k'umuceri akagahunga lita 10 z'amavuta nibyo byonyine n'inzu ukayishyura 130 none se sheri ibyo ngibyo kubimbwira byaye bisaba igihe kingana iki bitabanje kudutera erega ikibazo biterwa no kuntu nawe waje kuwa mbere uraje kuwa kane uraje kuwa gatatu uraje kuwa mbere wundi uraje ubwo se ubu wabibaza iki nta kintu uzana mu rugo kandi nturaburara uraruriye urakaraba nturabura amazi oya mujye mugabanya sheri shushbe tuza ibyo biroroshye washatse kumfata nk'umuntu kwirukaho wabuza aho njya ntabwo ndagumirwa ndi kwisoko niyo najya harahirya ku mabotike wabura ukuntu bamfatira hejuru please calm down ibyo biri ni simple kuri njye mpa amafaranga rero mpa amafaranga yo kugura ibyo nkubwiye mpa amafaranga sheri ibyo biroroshye nereza amafaranga
tuza gato kubwe n'indi gahunda nayo ngufitiye wowe wambwiye surprise waje urarakara n'iki wigira iki n'iki urasara sinzi byago please ntabwo waruzi ikindi mu mutwe ntiwaruzi n'ikinzanye wowe ibyawe n'iki kurakara na reaction zitari ngombwa ntabwo ubuzi kirimo umuntu abakobwa mutekereza nk'abana please mujye mutuza njyewe urumva nafite gahunda nyine nashaka kugupangisha ko tugomba gupanga muri la weekend itaha tukajya ku Gisenyi twamara nk'icyumweru urumva kuko please ndagukunda urabibona kandi nta muntu nawe umwanya wanjye ntamukunda kuba ngubu umwanya nkaza nosereka nkubaza kujya Gisenyi n'umufuka mu bwayo kugura w'umuceri hano n'agahunga n'amavuta bihure no kuyama none ngo nshaka kujya Gisenyi se nimba nzagiye zana amafra